Hello, welcome back to the channel. Belize. Twagarukanye izindi nkuru. Uyu munsi turavuga kubyara, gutwita, byose bya mama, expectations, realities. Umva dufite experience, ntabwo mushaka kubyumva. Niba utwite niba warabyaye ushaka kwicara ukarelatinga dutera story niba uteganya kubyara. This is the thing. N'umuntu utazi uko bigenda icara twiterere story beri. Turahera Umva ni ibintu birebire ikintu cya mbere nageza ko twaheraho ni ukuntu iyo umuntu atarabyara abatekereza ko nzaba mama umeze gute. Uwo ufite ibintu ushyize ku murongo umwana wanjye ntabwo azakora iki ngiki, ntabwo azagendera muri izi nzira, ntabwo azabaho gutya, nzaba ndi umumama umeze gutya, nzakora ibintu byanjye gutya yahagera ukabishyiraho. Umva time yo gufacinga reality yagera ukavuga ati that's not me, nigiri ko bino bintu ntabwo ari njye. Yakana gasohoka gisogisi ducitse cyangwa iyo gakaba kamutwara akaban karacitse cyangwa se yambaye ibirenge kuko n'ubu umwana wambaye ibirenge ati mama wari he kitambaye ibirenge n'ubwo na mama we ari hariya yicaye ameze gutya nyine we arabizi ko udashobora kwipinga umwana mu nkweto umunsi wose ngo abyemere, azikuramo ukavuza induru waragize none ukajya umurega akavuga ati okay nibyakunda ari kuruka nta kundi nyine atarati ikintu yasenga gitora ubundi iyo umwana akigenda uvuga ati cira hari igihe umurira gutya mukanda y'icyo natambiye n'agafereko ka bike n'agakamera kahita umwihorera ucunga n'ikintu natambiye nimba kitari buze kumwishyura ati umva nari uko shaka abana barushya ku buryo umumama bashaka kaga time gake kuko n'umwana bari kubaganya nk'ibintu nawe wicaye uko ati mba reka muri kano kanya simuvugisha simukuramo mbe nduhuka akanya gatoya kandi itaramugira uvuga mana ningira kana ntabwo kasamba mu ntoki ntabwo azajya hasi ntabwo azajya hanze mu mbeho ntabwo uba ufite ibintu nk'igihe umwana batazakora abana barwaye grippe abana uri kumusha muri segonda noneho wageraho biragucika ntabwo bizi mbere yavuga si umwana bitebye ko atari ni gute umwana baba bafite akamwira kuki batamuhana ngo umva arakagira akajya akagira no akakarya ukaza kwisanga ukavuza induru bati umva rero pisine hari ibindi bintu noneho hari kwa kundi umuntu aba atwite abantu bakubwira ibyo ugomba gukora, uko ugomba kwitegura, uko igiseke kizaba kimeze, uko ugomba gutritinga umwana wawe akivuka, especially abacira I'm sorry ntabwo umuntu wese utwite akaba afite icupa kano kanya maracira ntabwo I don't know how I find it. Just doesn't nyine niba acira bigenza utagomba gucira nyine bimucira atishirije nase bigenza ati isise bigera handi ugomba kugira icupa njye mbona abantu babikabiriza I'm sorry nuko ko wowe nyine utaciraga ariko gucira ni byiza kugira ngo abivugane mu kanwa ariko njye ngo hari n'abandi babikabiriza. Sheri sinzi ko experience yo gutwita ari umuntu ushobora kuyikabiriza because ibi atari experience nziza kandi abantu bose bawe expectinga ukuntu umeze neza umuntu umeze neza. Sheri ntabwo umeze neza aratwite gutwita byonyine no kutamera neza gutwita n'indwara ntabwo ari indwara ariko ntekereza ko ari abantu bigira nk'indwara noneho watekereza ko Sheri hari abantu bakarwara kandi batute bakarwara subize from day one yatwisa akarwara ndabizi ariko noneho hari undi muntu ubona ni muzima the fact ko arimo kugenda n'amaguru ni muzima ari n'ikintu kimwe interestinga ahita wese aba muzima ariko yacungaho gatoya n'abandi bantu bayinjinga gutute nyine akagetinga attention ko hari abantu bakeneye attention akumva yuko niba twite bagomba kuyimuha 100% kurenza nyine ibyo ntabwo biryoha kubibona
shira no bakunda attention n'ubuzima busanzwe niyo badatwite baba bakunda attention nese ubwo wabakorera iki uyu utwize dukunda attention ariko hari umuntu ubona ko yakora kugitaka akora igifamile kugitaka shuti sinyumva cyangwa kurya amakara I know gusa shabisi ngenge mbyumva nanone mu rundi ruhande hari ukuntu haba imeze imisari ivumbi imvura kagahumura ni nkuko ari umuntu aryita kaburaryo ariko tujye tuvugisha ukuri ni nka addiction ni nkuko wavuga ngo igihe cyose wenda inzoga iyo unyweye ikatanya kwa tips urabizi ko agafini ko karyoha ko hari ukuntu nyine wumva uryohewe ariko ntabwo bivuze yuko buri gihe cyose numva ndi bored ngomba kunywa kugira ngo ube tips ngira ngo ni naho nyine gutwita ni ibintu bitoroshye gusa nanone reka kubikomeza cyane kubikomeza cyane nibyo bibi ariko nanone birakomera the journey y'amezi 9 ufite abantu nk'igihumbi abantu buriya batwite babona abantu bagira inama shara ntushobora kubura umugore uhuru dukari akaza kugira inama buri wese ahubwo ari umujyanama ibyo utazakora ibyo uzakora ugomba kwirinda noneho iyo bigeze ku gisi shara babyaye abantu bafite PhD mu kubyara ariko babyaye batagira PhD mu kugira inama umuntu wese ubyaye ahita bakantira akagira inama shangazi ni bibi kubera ko experience yanjye ntabwo ari experience y'abisebe nkanjye ndamutse ngira umuntu inama nk'ukuntu indange ntabwo yize intreatinga nabi buretse part yo kuryama ko sinaryamaga ntabwo ryamaga since mfite indange se nk'amezi ane ntabwo naryamaga nabura ukuntu ndyama ariko ku manywa I was so good najyaga ibintu byose ibintu bikagenda neza ariko mu mezi ya mbere kurya nyine biga ko ntabwo byandushaga cyane mu uhitamo ikindi kintu nabonye ugomba kumenya ahantu umubiri wawe ugeze hari ibintu urya ukumva ko bigutriggering nkanjye rwite ntabwo naryaga ibintu birimo ibirungo kugeza nanabyaye agashira n'andi mezi menshi nta seleri nta birungo bino birungo bindi ituguru yego nabyo sinabiryaga nyine umenya ibintu bigutesha umutwe ukabika ukamenya ibintu bigukorera abakara bijya ukora ukamenya ibintu biguhindurira mood ukabivamo ntange kuko nari nzi ko ngomba kugira critics nyinshi ndatwite mfite imyaka 18 biki abantu bari kumvuga nagiye ahantu abantu batari kuko abantu banzi batari kuko ntabwo nashakaga iyo ni nk'imibu mu matwi tugamukana kavuze undi yavuze ibi ntabwo ari byo ukeneye njyewe no ku biryo niko bimera uhitamo ibintu bigukorera akaba ari byo niyo yaba ari ikintu kimwe urya akaba ari icyo urya muri iyo minsi rero ngenda indangi niba nakunda mu mwembe sinari imyembe unihiye nta kibazo kugeza aho ndusharira namaze nk'amezi nk'ayandi ntayimurya kubera ko imyembe narayihaze ku rwego kwa kuntu ndikirwa bavuga ati mva kivuye birarangiye njye naryaga ibintu byose bidahiye byanyuma bidahiye imyembe isharize idahiye bikamfasha ginger nyinshi nyine kuko baravuga ngo ginger ni gaseseme ko ginger na tungurusumu n'umugore tutagomba kubivamo hari list njye nabibonye kuri Google hari list y'ibintu utagomba gufata na list y'ibintu ugomba gufata Google irabeshya ariko urebana n'aba bloggers bizewe haba hariho iyo hariho abadokita bandika nabo bagaprinting ibintu byabo ureba n'umuntu wabyanditse ko wanashyizeho na profile ye kuko noneho hari ibindi bintu hari ibindi bintu bibeshya kumenya gender y'umwana utwite before yuko ecography nyiri bikwereka mu mezi ya mbere yes ngo if you can tell you're pregnant from behind utwite umukobwa if your belly has ariho I don't know uturungutwa ngutwa ntabwo ari byo sheri amakuru bundi meza ni muganga nayo kwa muganga no kuva ngo ibintu byose urilanze kuri YouTube abagore batwite bakoresha YouTube cyane nanjye narikoresha umva buri munsi namukoresha no yicano turimo kureba kuko wakoraga kuri YouTube uri njye narebaga na live delivering ari ukuntu umuntu abyara nyabyo noneho YouTube yahita restrictinga hari ibintu byinshi bigaragaraho itaragira
yari bitarakuraho content nyinshi zimeze gutya experience yo kubyara irangira nyine umuntu abyaye kuko you keep expecting ibintu bakubwiye ukabibona cyangwa se ngibibe noneho igise shewe igise uba wumva ni ikintu kizaza rizaza rikagucamo ariko nyine we mama muri salo sinibuka izina rye se n'inshuti yanjye aramwitumva nyine yabonye ntwiteho mujya muri salo uri kwitegura nyine kugira ngo uzabyara ufite agafreshere ambwira ati mva ngenda ninze njya kubyara mbyara ntegereje ibintu bya nasinamwe nagwabaraga narabaraga ariko numvaga nyine ibintu byadanje barambwiye ndategereza ndabibona umva ko avuga ndanza akenshi kandi uzarebe expected ibintu we expect nze byo bikubaho koko nyine uhira no kubwira ngo ibise biraryana umuntu yimara iminsi ingahe umva bikanyera ibyo ubonye cyangwa se ukanatungurwa bise wowe wategerezaga ko igise kimeze gute Jemba nk'isasu rigukubita rimwe gahiturangira noro njyabantu baranambwiraga ngo uri mutoya nari bizakugora ntabwo uzabyara neza uracyari muto ukumva nyine bazakubaga ukanabura niyo kuhaje kwiyumvisha ko ugomba kugenda n'amaguru wenda kujya hari igihe bifasha gukora turatubasha twanimugoroba birafasha ibintu nyine ubu nkageraho no mumva bazambaga byari byose no bisingendaga kubaga muganga atarakubwira ngo iyi ni case yo kubaga ni muganga wenyine kandi ubundi kubyara kose no kubyara neza waba ubazwe waba byose no kubyara neza abantu bavuga ngo yabyaye neza umwana muzima wabyaye neza umwana avutse yagize ikibazo wenda atariho cyangwa se yagize ikindi kibazo wabyaye neza cyangwa nuko wabyaye exactly uko wabyara kose umva ngerera abantu barangije kumbwira ati beli urabyibushye iyo umuntu abyibushye nta mwuka abona ibaze iyo umuntu abyibushye agira pressure ntabwo se ko nta pressure nigeze ngira ko nta kimwe narabyakiriye so narabyakiriye ko bazambara numvaga nyine like sinshobora kubishobora ko gupushinga kose bambwira mubaza na muganga nyine like kuri yande benye bibashe muganga muzambaga aranga kubera iki kubera ko nyine abunga abantu babyibushye ngo ngira complication ntwita umwana munini ntwitwe n'umwana munini arambwira ati oya muganga rumerwa ufite amahirwe ubu ngubu ijana kuzabyara ko twanze kuvuga neza ko kubyara kose no kubyara neza kubyara naturellement umwica muri vagina ariko atanaciye n'ubundi baba wabyara akubundi shaka mubaze ubundi wa choosing iki ari nk'ubu ngubu wa choosing iki utarabyaye denze ntaho hari wa choosing iki ko kubaga cyangwa kuko ubyara naturally biba ari bihitwamo nabyara na nyine biri naturel nabyara naturel kuko nyine nabyara bambaze umva nta kubyara cyo koze nicyo kintu tugomba kugira clear ko nta muntu hitamo kubagwa nta no kubyara hari ibintu abantu babona umuntu babaze birakomeretsa ngo abagore ngo basigara abanebwe ngo bakatamo ngo kubyara nta muntu umwe guhitamo ikintu kibi nta muntu hitamo ikintu kibi iyo bikubayeho nta muntu wakira igisebe nta muntu wakira kubabara umugongo mara iminsi utarya kugira ni emergency cyane cyane abantu b'abagabo cyangwa se n'abandi bose batarabyara cyangwa se babyaye biri naturel batumva ko umuntu yabagwa ni emergency ariko ufite n'uburenganzira bwo guhitamo si wumva ndi upushinge ntabwo ari byo nta muntu uhitamo ushobora no guhitamo hari abantu benshi nzi bagenda before that mu private baba barabimubwiye ntabwo biri unethical ntabwo kumurahitamo ko delivery ye ngo nzabyara muri vagina cyangwa se bazambara niyo wadenda gute niyo bari muri ntabwo bishobora don't be misled ni ya makuru abantu bavuga hirya no hino atariyo nuko ngenzi ko umuntu yanyibwiye ko ari yarambeshye ubwo yaragushyizeho baramubwiye ngo Cesarine yagiye na mbere yari muri mu mutwe nta nubwo yigeze agira ibyo kuvuga ngo igise nyine nawe mbere yari abijyaye yari afite ubwoba ngo ndashaka kumva igise ntabwo ashaka kumva igise je doute ngenzi ko umuganga ari kubwira ngo ntabwo kandi barabanze bakana trying urumva ko uwo muntu banabaza wakorewe C-section abana babaye cyane koze kugira ngo bayigwitiremo abari option yanyu n'ubundi batries izindi nzira zose byara cyangwa se bakanabibona kare ko bitari buze kwemera bitewe n'ukuntu inda byara imeze
positione n'ibindi byinshi akavuga wenda ntabwo bizashoboka ko byara nk'ibisanzwe. Ni nabyo iki kiganiro twashatse kuvugaho, turavuga ibintu tuba dutegereje tugasanga atari byo, cyangwa se ibyo batubwiye ko ari byo tugasanga ari nabyo, n'ibintu abantu babeshya. n'ibintu abantu babeshya. Igise bitangiye nayo mfite dreads, nagiye kuzikora nenda kubyara abanzi kutuntu tw'intoki twatsi twakugumanye tunyekira munsi ya wig ngo nguza kuri izo dreads kandi niko wese ameze. Abashaka kubwira ngo niba ugiye kubyara ngo usuke ibirya kugira ngo ukuntu wakira ububabare sibyo wambwiye. N'ubundi ukuntu wakira ububabare mu buzima busanzwe niko n'ubundi gise kimera. Niba uyu urwaye umutwe nyine biciga bigace ukajya kwa muganga gutera urushinge rw'ububabare, ni gutyo n'ubundi gise kizaza ku mutwe akababara byataka akavuza indura rero ukamumvira umuntu urwaye umutwe. Nanone niba watwita niko no kubyara hari abandi bantu bihangana bakababara bagafunga umwuka bakihangana n'uburyo. Icyo rero cyansigaje ngiye urabizi, hari abantu mama babyeyi barabizi ko ugenda nyine ahantu hajya bahita gute Kinyarwanda mu rwererero niko bahita hariya nyine utegereza. None nsanga umumama uri kuvuza induru cyane avumva njyewe ngiye kwihesha ishema ndavaga ntavuze ndagenda ngiye simvuga shayi nageze iminota nk'ibiri. Ubundi nyine ni nko umuntu ajya uko n'ubundi umubiri uri kubabara. Bazi ko njye nahageze ko naraye mbabara agatutsi kakamfata kwasinzira bakaza kunkangura pisite ngino turi kubyara. Ibise byari bihari byari biri kumfata bikakureka uri kwakundi bigufata iminota 5 igashira, ariko banteye ikintu bita oxytocin rero oxytocin kiriya bavuga ngo teobal my dear. Chaka kuvuza induru niyo yatumye biza ibise birakoreza cyane nababara, ariko muri turatunota naragiye ndasinzira nkajya nsinzira agatutsi katangiye kuntwara niko bambwiye ngo tugende kubyara. Ngiye byaranihuse nagize amahirwe nanjye byarihuse nta n'ukimyiza abandi ibise nyine byanjye arumva nakomeje kumva yuko hari ibise byadarije biri buze kuza kubyo nageze kwa muganga barambwira ngo uri kuri 4 kandi nitonze kuyi muganga yambwiye ngo uze ko yitonze kuko yitonze kandi ari kuri 4 nta numvaga nyine yuko hari ubundi bubabare buri buze kuza nkakurura imisatsi. Ngiye nageze ngo ndi muri 7 ariko nta gise gihari. So experience yo kubyara niyo umuntu sharinga undi niyo umuntu giti cye uko bizabigendekera tugeka amabere byimba akaryana. Kwese abamama batajya babwira abandi yuko iyo umuntu ari konsa bwa mbere acika ibise. Njye narariraga buri gihe arimo konsa. Murabona ko akundi umwana yagwaga cyese umuntu yagwaga amavi akaza ikintu gikomeye cy'uruhu kiri gukira rero no bikaza kwibere kandi ugomba n'ubundi konsa umwana n'amabere kenshi yabyibye kubera kuzuramo amashereka. Noneho urumva ukuntu ubabara hariho abantu bagusura bavuga ati uri umwana ntabwo gahaga ntabwo umwonsa neza ntabwo ugira gutire kuno amabere yameze ntabwo ukora iki ngiki ukajya kuri guilty yo kumva ko utabikora neza kandi ubizi neza ko you are trying your best kugira ngo managing konsa umwana no kugira ngo ukire. Kandi bivuge ko iyo umuntu akibyara nagari ikintu cyo nyira barwaye PC ubukibabara hasi ubabara kugenda muri toilette ari ibibazo munda hababara utamenya umugongo ubabara udasinzira umwana arararira kudasinzira PC ureba abana burabona bararabari hari ukuntu bagira nka sambu bagasinzira nyina nawe araruha ukajya mu ngo dusaha 2 saa 1 kongera gakora yagize agasange z'ijoro agakanguka agakina saa 6 agatangira kurira akana paka saa 9 zuzuye ntamona agasinzira ugera saa 2 mutendo mutwe uri kukurya uri stress ni depression iza depression kuko ntubukarabira igihe ntuburyamira igihe ntuburya ibiryo byose kandi ibiryo umuntu amaze kubyara atarya kubera udarwara constipation ugomba kunywa igikoma cyinshi
I know. igikoma ugomba kunywa igikoma cyinshi, ugomba kurya ibiryo bishyushye, ugomba kurya ibitoki, amasombe ngisombe narayanze. none ukagira depression yo kumva ko icyambere experience uri gucamo nta wundi muntu ushobora kuyibwira pisi, abantu bose barakubwira ati si bisanzwe se iyo umuntu abyaye niko amera bizashira. Abantu bumva ko ugomba gukomera ukaba intwari, ukaba ikintu ntazi kidakozwaho kitababara. Umva abantu bafite abana, umva nujya umubona ikintu cya mbere ugomba kumufasha, uburyo ubufasha bwose wamuha, wamubwira ati ngufashe umwana ukarabe, mufasha umwana nimba bishoboye ufite amasaha abiri uje kumureba mureka kugira ngo amasaha abiri mwicare mu ganiro. No, mufasha umwana isaha imwe umushyire mu bwonko cyangwa umuterure ajye kuryama asinzire, muzingira imyenda, mugira ikintu mukorera yo gukora akeneye. kiragiye nicyo kintu umuntu aba akeneye umuntu. Abantu baza kugusura bataha ukumva mwanjyana, mwajyana umwana ukamusiga kuko wumva nyine birakabije. Noneho hari ikindi kintu bisi cyo konsa like abantu ntabwo ari n'umuco nyarwanda sinzi kuko kwa kundi umuntu avuga ati ugomba konsa umwana uko byagenda kose, umujyi umuterura umwonse nibwo umukunda, nibwo feeling kuri mama we. Kandi nta mama wanga umwana we, ngo umwana nagomba ko umuntu ugufasha, niba ufite n'umukozi ugusha tinukagira umwana wa mukozi ugasanga kumwimenyera, ugasanga urarushye, urarwaye, urananiwe. ni depression nyine iza kuko abantu bakubwira ibintu bategereza ko ugomba kuba byo, wowe washyizemo imbaraga zawe zose ko ntago biri gukunda, umwana aragira, urarushye, amaso aragenda agatukura. Ayo maso mbona y'umweru aje vuba, yasaga nk'uyu aje vuba nuko yari yaratuke nyine nzi ko nzapfa, nzi ko nzajya gukura narapfuye. Hari ikindi kintu rusha, iyo umuntu akibyara uba utarasa neza, uba usa nabi. Kuko umuntu afite ikintu cy'umukara hano, iyo umuntu atwite ibyo nyine aba asa nabi, urigika afite ibiheri, ubyimbye, umubiri warahindutse, udahindutse kwimakaza ukuntu, udahindutse kwambara imyenda yawe, udahindutse. Ndibuka ko nirebye muri mirror maze iminsi ibyaye, ntago nirebaga, nirebye ndeba indangiye ukuntu imeze, ikanyaraye yabaye umukara, imeze ukuntu ndatwitse ndarira nyine. Mva niba ari ikintu gikomeye, iriya minsi ikomerera amezi 3 ya mbere ubundi. Noneho kuvuga ngo uzasubira hanze byari gufata umuyaga, nyine uzasohoka hanze ryana nako kagize nk'amezi 3 gaseka gasinzira, nawe batangiye kugira life yawe, nawe wakize batangiye no kuyitaho. Ariko dufasha abantu bari muri depression, umwumve ko depression yo kuba umubyeyi iri real. Watangiye gusinzira ukumva kana kararize ukanga ukurira, ntabwo ushobora kumva amajoro aba mama barara, umutwe uba uremereye. Niyo wenda yaba ari umama wabimenyereye ndetse ko ntabwo usanga umumenyereye ibintu bya stress gambera kwavuga ati umwana wa kabiri cyangwa gatatu ntabwo amera nk'uwa mbere, ahubwo nyine nigeze ko biba barimo akazi kenshi kubera ko ufite n'undi mwana, siyo kurikirana cyane, ufite n'undi mwana. Anyway, uko umumama ubyara akeneye ubufasha uko byagenda kose cyane, byaba financially, byaba cyane. Abantu bazana tugift tw'umwana, akaomo, agapapersi, isabune, udufaranga, bya bintu birafasha cyane. Abantu muri hanze y'u Rwanda nta excuse yo kuvuga ngo sinasuye umuntu. Ubu ngubu kuri Hopscan wahaca umusire products zose, kuri Hopscan ga pampers kugura amaomo, isukari n'isombe wayigura, n'isombe wayigura, imbuto y'igikoma. Ntavuga ngo urumva ngo nzaza ryari ngusure ukanamubeshya wenda suzamusure, cyangwa ngo nguhembe. Ushobora guhemba umuntu wawe wabyaye uri hanze hano mu ugashyira igitoki modoka, igitoki, ifu y'igikoma, ibintu byose, pampers, ibintu byose akeneye.
uciye ku maduka yo kuri Hopscan by'umwihariko uciye kuri shop yanjye shop Viva Kigali ibyo bintu byose tuvuze biriho ushobora kuhereza umuntu wawe wabyaye pampers isukari igitoki isombe ibiki ukamuhemba n'inkoko karagasupu k'inkoko wabyaye Jesus nido ari kuno amata wumva ikwera ya odeur yaguhindukiye wamugurira kanite cyangwa n'amata yandi hari cyangwa n'ishyushyu hari inyange ibintu byose waca kuri hopscan.com ukabasha kubigurira umuntu wawe wabyaye n'ukuri umufashije cyane cyo umufashije mu buryo bwose cyane pe ikintu kwirinda ndakuvuga amagambo ari yose akomeretsa kubera ko umwana utamugirire gutya kuko actually iyo umuntu abyemera aba amukunze ntabwo umwana yonka neza bakatiyongera none bahoraga bambwira ukuntu ngo nonse umwana nabi nk'inuko narya mu kanwa neza nkibaza se nabikora gute ngo byo nyine ibokangira babara noneho bakanya bakubwira ibyo bintu byose tube kind ntabwo ari ukuba kind twabure babyaye gusa n'abandi bantu bose nimba ubona umuntu ikintu udashobora kugikora mu bushobozi bwe please be kind nimba ari ikintu ufite cyo kumufasha mwihorere niba utamufashije gucecekera byihorere iyo nta bufasha ushaka gutanga why then just keep quiet kuko depression iri real ntabwo ushobora kumenya umuntu wabyaye kenshi cyane nibo bantu bahura na depression njyewe ntabwo navuga ko nayigize ariko ndibuka ko umwana yararagarira nkarira ntabwo wariraga wishimye ntabwo wenda twabyita depression ko yagize ku rundi rwego ariko biravuna pe njyewe nagize ikintu cyo kumva ko undi umwana aryama ukumva nyine ufite ubwoba ko agiye kubyuka komeza ufite ko agiye gukanguka ko ugiye kumuha ibere ko ugiye kumugira gute sometimes nanshara nanjye nkarira kandi umwana nari mukunze ariko nyine kudiringa na motherhood ubu kibabara kandi wasohoka hanze ngo umuntu w'umumama ngo wambaye gute ikindi kintu cy'imyambarire ku isi nanjye muri kantu bagambara uko bashaka ibyabo urabona n'undi wabyaye ko yambaye gusa umuntu w'umugore yambara kuriya umuntu w'umumama yambara kuriya I remember ko ntwite najyaga kwipimisha aba nurse bakandeba ngo wenda umuganga yagukonsulse wenda umunasi ari nk'ikintu agiye kugufasha cyane cyane aba nurse nibo babimose agahita avuga ngo uyu niwe utwite like uri kubibona ko ntwite you can see the bump ngo kubera ko ntambaye ibintu bigera ku birenge cyangwa ibyo ushaka man ukambaza ngo nijye utwite like ahubwo njye nagiye gukingiza noneho ngeze ndabasa what's wrong with me byagenze gute abose barimo barandeba gutya like bakureba icya mbere se ntetse umwana mu mugongo icya kabiri nari nambaye ipantaro bakure very toxic abagore ibazi ko abagore aribo badufata ari nabo noneho kandi umugore mugenzi wawe akaba ariyo uwa mbere kumujudginga ko hari ikintu atakoze ko hari ikintu atagize gute please ukumva ko wowe uri more a mother and there is less a mother there's no such a thing as less a mother abantu ibyo bintu biri toxic hari mico wenda izaba topic y'undi munsi hari mico abagore ubwacu tugira tukumva ko umuntu atameze nkatwe nimba nkuru ibintu muri buno buryo undi muntu atameze atari umukobwa atari umugore atari umumama especially bize kuri parenting nimba ukumva ko umumama udafite abana atabikorera abana be nk'uko ubikora ari ikibazo reba nk'abamama batabashije kubona abana birababaza cyane abari mu bintu byinshi bimugoye cyane none ugasanga yicaye mu bagore bandi bo bakita abamama we bakumva bamwitaye sinzi ikindi kintu ntabwo ni gake uzasanga umugabo ari kuvuga umugore ko atabyara undi mugore wagira amahirwe yo kubyara nawe ntawe wabiguze ngo uve ngo yanze kubigura ni wowe uri kuvuga ngo kanaka ntabyara noneho bakanavuga ngo kanaka ntabyara couple ntibyara kuko ntabwo uzi
nindure ntabwo ngo ntibabyara ntibabasha kubyara ariko wenda bizaza ntabwo wajya wumva ngo ntibabyara kuko hazaza benshi bitinda bikaza imyaka 20 30 bikaza ariko ugasanga umuntu udafite abana urabyara n'umutumiye yicaye mu bantu mwese muri kwita mama tona mama piscine mama diesel mama nde we ukamita niba mwese mushaka kuba abamama kanaka nawe muhereza izina ibyo byose hari abana babiwe byose hari uburyo wabigenza kandi twige abantu ntabwo umuntu abyatakaza identité ye uri Belize ese ibinanye kukubwira no hano mu Rwanda no muri Afrika muri rusange biragoye because by the time ubyaye izengeye uva kutaye identité yawe uhituba mama kanaka ni byiza nyine n'umwana wawe ariko abana bacu nanone ibazo no umuntu afite uwo mwana uretse no kuba umuntu afite umwana mbere ko ngiye mama Tensel piscine ufite identité yawe nk'umuntu iyo umuntu atangiye kugutera identity ngiye sinzi ukuntu mbyumva biragoye umwana mutoya kukwita Belize ashatse yabikwita kuri Belize ashatse yakwita mu matona kuko tona bangana relation ufitanye n'umwana ni tona akuzi nka mama wa tona kuko azitona mbere yawe ariko nkanjye nzi Belize ari n'aba mama uhamagara ngo Belize ukabona aratangaye kudamwisa makana ariko shaka isi yaryohana none biraryoha ariko still Belize ni byiza pe ariko mama tona hakuno akantu karyoha nyine kwita ariko n'ubundi ntabwo bimura ko ndi Belize kuba njye Belize ntabwo ari icyaha hari umuntu ukureye ukana siwe uhamagaye umutejeje icyubahiro man iyo geni icyubahiro wowe nkawe Belize usanga nk'abantu nka sister wanjye ahamagara umugabo mwiza kuko badabusimisho nyine yo hanze bose barasaze ni gute umugabo mwiza nagurya nyine bana siko yitwa ngo bya papa kanaka ngo cyo tubivuga nk'aba atari wewe ngiye nanjye ntabwo nyambyumva ukuntu umuntu ngo pisi ngo nako mama Denze nako kuko yarakoze kosa nako kuko ngiye banumva ukuntu ngiye mbifata manumva mu mama utumva ko kumwita izina rye nabyo n'icyubahiro nkacyo kuko wowe nka piscine hari umuntu uriwe hari identité wubatse hari izina ryawe nyine uhagazeho kuba umuntu yakwitira ntabwo ari kuba ngo ni achievement yawe y'ubuzima bwawe irenze kugira abantu bakwitirira ariko ko ari achievement yoroshye kugira shaka ntabwo kugira it comes as granted nta muntu utari mama kana ugishobora kuvana ukagera hariya ku muhanda nk'inshuro nk'eshanu umuntu akumva ko kuba yavuye kuri level imwe akagera ku yindi biho guhindura izina n'abantu batari ba mama kanaka akumva ko afite PhD mu buzima arusha abandi especially when bizo kubyara nta muntu ubyitera n'amahirwe yaba yicaye mu bantu ngo urumva ngo ngenda baruta abantu munganya imyaka kubera ko yabyara Guys, turabakunda twavuze uba dufite ibintu byinshi kuri motherhood kubyara kurera njyewe nzababwira n'iby'amashuri mama to nawe noneho kuba ari umama muri iyi minsi ko twabyaye mu gihe gitandukanye hari n'ibintu nanjye akora n'umwana we nkavuga ati ntabyo nzi so ninekeza ko bishobora gufasha umumama w'uyu munsi utwite uzabyara wabyaye so turakunda mukore subscribe please mukore subscribe mugure wig zanje mfite wig nziza sibyo ubu ngo ziri kuri Hopscan ntago zizatangira kugaragara ariko nk'ejo mu gihe tuvugana iyi video ishobora kuzajyaho ziriho yego so muhari no kuri Hopscan turakunda yego bye.